Mwongeye kwirirwa neza. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha wo gufata umwanya wanyu mukankurikira. Burya umuntu wese uguhaye umwanya we n'ukuntu isi isigaye imeze ari ukwirwa abantu birukanka, bari byo kumushimira cyane. Nari mbakumbuye cyane, ntabwo nari mperuka hano. Mbashimiye kubw'urukundo rwanyu nuko munkurikira. Imana ikomeze ibiteho, Imana ibiteho cyane, ibahe umugisha. Nifuje kubaganiriza, nari maze iminsi ntaza, nari mbakumbuye, akazi kaba kantwaye. Akazi kaba kantwaye ariko nta kundi, niko isi yubatse. Iyo bikimeze gutyo ni ukubikora, urabifatanya byose kandi numva ntabwo bimbangamiye, ndabishoboye, Imana irabinshoboza. Reka dutangire dushime Imana ko turi bazima. Ariko titire y'icyo nshaka kubaganiriza ni ahantu Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ngo umwami w'isi araza, ngo ariko njye ndagiye ngo kandi ntacyo mfiteho. Nifuza rero ko tuganira, buri wese agacekinga ubuzima bwe bwa buri munsi, akareba niba nta kintu cy'umwanzi abitse mu mutima we. Reka dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo, ndagushimiye cyane, ndaguhimbaje. Ishimwe no gukomera n'ibyawe. Ushimiye kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'amahoro, umunsi w'umugisha, umunsi mwami tugenda mu gitondo tugataha tukabona turi bazima, nta gikuba cyacitse, nta nkuru mbi twumvishe. Data mwiza, nibyo kugushimira, kandi sinareka no kuvuga ko hari n'abamvishe inkuru mbi, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo mu bibi n'ibyiza byose mushime. Reka ngushimire, haba mu bibi twahuye nabyo, haba mu byiza twahuye nabyo. Ijambo ryawe riragaruka rikongera kutubwira ngo kuko kubakunda Imana ibintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndagushimiye cyane Yesu kubw'uyu munsi mwiza. Ngushimiye ku byo wakoze, ngushimiye ku byo wakoze mu gihe gitambutse, ngushimiye ku byo uri gukora uyu munsi, ngushimiye no ku byo uzakora mu gihe kizaza. Ngushimiye kuri byose, kandi ngushimiye kubwira ijambo tugiye kumva. Reka Data mwiza rikore ku mitima yacu, kandi ntiribe ijambo rica mu matwi ngo risohoke. Reka ribe ijambo riba mu buzima bwacu, reka ribe ijambo ridukomeza, kandi reka ribe ijambo riduhindura, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye cyane rero. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwami w'isi ntacyo adufiteho. Iryo jambo riboneka muri Yohani 14, ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ko agiye, ko ibyiza ari uko yagenda kugira ngo azaze umufasha, ngo ariko ndagiye ariko ndagarutse. Aha niho bikwereka ko umwuka wera ari we Kristo waje, nta limite afite. Ati ndagiye ariko ndagarutse. Yohana 14 umurongo wa 30. Umurongo wa 30. Reka mbasomere igice cyose ukuntu kivuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Kuko Yesu we yabashije kugera mu gace kamwe, ariko Umwuka Wera we yabashije kuharenga agera no ku isi yose. Ngo abibutse ibyo nababwiye byose, azabibutsa ibyo nababwiye byose. Ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, ngo icyakora sinyabaha nk'uko ab'isi bayatanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Ni ukuvuga ngo aragenda kandi azagaruka aho muri. Ni ukuvuga ngo yaduciraga amarenga kwa kundi yacaga imigani, kuko ari we Mwuka Wera n'ubundi wari kugaruka. Iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta.
nuko rero mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizere. Noneho ku gice nifuza ko tuganira avuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza. Nyine yavugaga ni nkaho yacaga amarenga avuga iby'urupfu rwe ko agiye kugenda, umutware w'isi aza. Ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza, kandi ntacyo amfiteho. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane ry'ubutsinzi. Noneho nanjye nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo umutware w'isi ntacyo amfiteho. Ese ndashaka kubabaza, ese mu mitima yacu mu buzima bwa buri munsi, ese hari icyo umutware w'isi adufiteho? Nigeze numva inkuru y'umuntu ngo wagurishije inzu, amaze kugurisha inzu ariko abwira uwayigurishije, aramubwira ngo nguhaye inzu yose ariko karagasumari ukampe, noneho kaba kagume kaba kanjye. Agurishije inzu yose iri vide nta kintu kirimo, ariko ashingamo agasumari, abwira nyir'inzu uwayigurishije, aramubwira ko karagasumari ngomba kukagumana. Noneho nyir'inzu ariyesitara, ariko kubera ko yasizemo uriya wagurishije yasizemo agasumari, akazana nk'uruhu rw'ihene akamanikaho akagenda akazana umufuka w'imyanda akamanikaho, ikintu kibi cyose kizanye akamanikaho. Icyatumye uyu wagurishije inzu akomeza kuza ni uko yari afite akantu ke kari karasigaye muri iyo nzu. Rero natwe ndashaka ko twicekinga mu mitima yacu tukareba ngo ese umwami w'isi ntacyo adufiteho. Hari nk'igihe usanga dufite ubutunzi bwinshi bw'umwami w'isi, kandi satani nta gihe na kimwe ajya afungura umuryango mu buzima bw'umuntu. Satani yinjira mu muryango ufunguye, satani yinjira mu muryango twe twafunguye. Hari umuryango uba uhari ufunguye. Tuvuge par exemple nk'abantu bakunda kwica abandi, bashobora kuba ari ibisambo, ari abanyamashyari, cyangwa bafite urundi rwangano rudasobanutse. Rero satani iyo agiye kuza yinjira muri wa muryango ufunguye. Niba ugira ishyari, satani yinjira muri rya shyari akaguteza kuroga cyangwa niba ugira ishyari, satani yinjira muri rya shyari akaguteza kwica. Bivuga ngo satani yinjira mu muryango ufunguye. None ngenda babajije ikibazo Kristo yababwiye ikintu, yabwiye abigishwa, ababwira ngo umwami w'isi araza, ariko ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho. Hari naho yababwiye ngo mwebwe muzapfana ibyaha nimutanyizera, kuko yabonaga ko imitima yabo yuzuyemo ubusabwe bwa satani, bari bakiri mu buzima bw'amategeko. Ariko twe turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Kristo, ku ngoma y'ubuntu. Ariko ndagira ngo twicekinge mu mitima yacu turebe ngo ese umwami w'isi ntacyo adufiteho, kuko satani ntashaka kugutwara ntacyo agufiteho. Satani akugira inshuti kubera hari icyo muhuriyeho, kubera ko hari icyo muhuriyeho. Nababwiye amakuru ya Yobu aganira, Imana iganira na satani. Satani yarabuze ahantu yinjirira Yobu kuko Yobu yari umukiranutsi, ariko asaba Imana ati murekureho gato urebe icyo nkora. Ariko kuko yari umukiranutsi, sitiri yakomeje kuba umukiranutsi, ntago satani kumwataka byoroshye. Rero hari ukuntu ubuzima bwacu bwa buri munsi hari ikintu tuba dufite, hariho nka esprit nzi ku bantu batandukanye twagiye tuganira. Hari nk'umugabo yigeze anganiriza arambwira ngo pe ngo muzadusengere ngo dufite ikibazo. Ese ikibazo kihe? Ambwira ukuntu yatandukanye n'abagore benshi, arambwira ati ariko nta kindi kintu kibajyana, ni umujinya ngira. Ni ukuvuga ngo umujinya, uwo muryango winjiramo, tuvuge nk'umuntu ugira umujinya, akagira umujinya ugasanga abadamu bo ntibasiporute uwo mujinya, bahita bigendera. Ni ukuvuga ngo satani akinjira muri uwo mujinya akamuteza amadivorce. Ahandi arambwira ngo nta patience ngira, iyo umuntu duhanye gahunda ntayubahirize mpita ngira umujinya. Urumva uwo ni umuryango satani yinjiriramo. None nanjye nababajije ngo se ngo umwami w'isi ntacyo adufiteho, kugira ngo tukihane, n'abadakijije twakira agakiza, ariko tubeho nk'uko umwami Imana ashaka. Mu gitabo cyo muri ntuza cyo mu Balewi 11:44, igihe Mose yabwiraga abigishwa, yabwiraga abayisiraheli ibyo batagomba kurya, ibyo baziririza, ni uko umwami Imana avuga ngo mubabera nk'uko nanjye nera. Bivuga ngo kugira ngo tubashe gusa na Kristo byuzuye,
tubashe kugendana nawe bidusaba kuba abera, bidusaba kwezwa. So rero mu kwezwa kwacu tugomba kubanza tugacekinga. Nababwiye inkuru y'umuntu wagurishije inzu, reka mbisubiremo ko hari abantu batabyumvishe. Agurisha inzu, uwayigurishije ariko aramubwira ngo nubwo nguhaye ino nzu yose ndashaka ko nsigarana agasumari kamwe kari kamanitse muri iyo nzu. Noneho akajya agenda akazana uruhu rw'inka akamanika kuri ka gasumari, akagenda ejo akazana umufuka w'imyanda akamanika kuri ka gasumari, ejo akazana igikoti kitameshe akamanika kuri ka gasumari. Bigeraho iyi nzu iranuka, sibyo? Bigeraho ino nzu iranuka. Hari ukuntu rero twambara tugasa neza, twisiga amapudre, amatiro, tukagenda mu muhanda, utubonye wese abona ari sawa, ariko abanyamwuka barabireba bakavuga ngo uyu nguyu araboshye, cyangwa uyu nguyu afite ubwiza, cyangwa ntabwo afite. Naho Yesu yabwiye abafarisayo arababwira ngo mwebwe mumeze nk'imva za ba sogokuruza banyu, ngo inyuma zambaye ingwa zirasa neza, ngo ariko indani ziraboze, none ngo ziranuka. Urumva? So rero iyi nzu yacu ariyo rusengero rwa Kristo, turucekinge turebe niba nta umwami w'isi ntacyo adufitemo, kuko Kristo ajya kugenda avuze ngo umwami w'isi araza ariko nta cyanjye afite, sibyo? Turebe mu mitima yacu, turebe niba nta kintu tubitse gituma umwanzi atwinjirira fasirema. Nkanjye wenda niyizi ko iyo mbabaye mpita mvuga ibintu byinshi, urumva umwanzi kunyinjiramo nkagira ibyo nangiza kuri iyo saha, biroroha. Nanjye ndasaba Imana ngo inkuremo icyo giti kitatewe nawe kiranduke mu mutima wanjye. Hari n'ibindi, ariko umwuka wera abasha kurondora imitima yacu akadushinja. Umwuka wera naza azashinja ab'isi iby'ibyaha, nubwo tutarabisi ariko natwe abasha, kuko aba mu mitima yacu atubwira ati n'iki kireke. Ubushize narababwiye nti vraiment mumbabarire, sinzababwira ngo Imana ibahaye amazu, ibahaye amamodoka, ibahaye iki. Urabona icyo Imana ishaka ni uko tuba inshuti yayo, noneho ibyo tukabibona ariko turi proche yayo, kuko icyo Imana yo yakoze yatugize abana, itubera umubyeyi. So rero nta kuntu twajya dufata ikiganza cy'umuntu tutazi, usibye ubuntu uwo nyiri icyo kiganza afite akatugirira ubuntu, ariko mu by'ukuri dukeneye kumenya umuntu, uwo muntu wese ari we Mana yacu, ari we Data, kugira ngo tugirane ubusabane nawe, noneho hanyuma tubone icyo kiganza cye. Uw'Imana ikunda imugirira neza n'itegeko, kuko Imana ni umubyeyi. Ngewe nkunda gufatira example ku buzima bw'inosi bwa buri munsi. Iyo urebye ukuntu ababyeyi bakunda abana babo, bikwereka how come natwe byoroshye ko Imana idukunda, kuko niyo yaremye izo santima ziri mu mitima yacu, nizo yaremye urukundo, niyo yaremye ababyeyi bakunda abana babo. Noneho tekereza yo idukunda bingana gute. So rero aha ngaha nshaka kubabwira ngo kugira ngo tubashe kubana n'Imana neza, kuko iravuga ngo mubabera nk'uko nanjye nera. Usibye amaraso ya Kristo adutwikiriye, naho ubundi turanduye, ariko ni urugendo umunsi ku wundi tugenda twezwa buri munsi, turatura ngo amaraso ya Kristo yoza imitima yacu, yoza ururimi, igiti cyose kitatewe n'umwami Yesu kiranduke muri twe, kuko imbuto ibibwe muri twe ariwe Kristo iragenda igakura kugeza aho imigezi y'amazi y'ubugingo yuzura imitima yacu igatemba ikagera no hanze, ugasanga dufite ubwiza bwa Kristo. Ngo umunsi wa mbere mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 11 bavuga ngo umunsi wa mbere babonye ngo abakristo, ngo baravuze ngo abakoko ni abakristo, ngo ni ubuhamya, kuko imigendere yabo yari iya Kristo, imivugire yabo yari iya Kristo, imitekerereze yabo yari iya Kristo, nta mugayo. Kandi Kristo yaravuze ngo abo muzabamenyera ku mbuto bera, ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto bera. Nibabera imbuto nziza, abo ni abakristo. So rero turashaka ducekinga imitima yacu umunsi ku wundi. Nigeze mbabwira ngo uru rugendo ni nka bisi tugendamo, iyo turagera kuri arete tukavamo, umwe akavamo. Mu cyumweru gishize hari umunsi umwe nakiriye inkuru z'abantu babiri batashye. So rero mureke ducekinge imitima yacu kugira ngo tubashe kuba muri iyi si twejejwe dusa neza, kandi tuzabashe no kubaho mu bundi buzima. So Yesu yakomeje avuga ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho, kandi turashaka gusa na Kristo. Natwe reka dushobozwe kujya twicara tuvuge ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho. Ese urabeshya? Ese urasambana? Ese uri umurozi? Ese uri umwicanyi? Ese ugira umujinya? Ese ugira intonganya? Ese amaso yawe aragucumuza? Ese amatwi yawe yumva ibyo adakwiriye kumva?
mureke dusabe umwami Yesu Kristo atwoza tubohore, kuko njyewe ubivuga ibi nanjye hari icyo yankozeho, sibyo? nanjye hari icyo yankozeho, kandi na n'ubu ngubu Kristo akomeje umurimo muri njyewe, sibyo? Pawulo yaravuze ngo nshobozwa ibintu byose na Kristo. Nuko yabonaga ko hari ibyamunaniye ngo ashaka gukora ibyiza bikamutanga imbere, nuko yabonaga ko hari ibimutanga imbere. Umwanzi we ntaruhuka, ahora buri munsi afite plan y'ibyo ari bukore kugira ngo dukunde tubwe tuve mu byizerwa, ariko dukore ibishoboka byose aka gasumari yuri ashyiraho iyo myanda yose mu mitima yacu tukarandure tugakuremo. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana ariko nzi ko niyo utabyumva uyu munsi, nyuma y'iminsi 3 ubasha kubyumva. Ese umwami w'isi ntacyo akubikije? Kuko Satani ntabwo arema. Tuvuge par exemple, kubera kutizera n'ibibazo bya buri munsi, harimo no guhahamuka. Ushobora nko kubona, tuvuge nk'urugero ruhera, ushobora nko kubona umwana asohotse ku gipangu, ugahita uvuga uti yewe mana we, imodoka iramugonga. Ati subi mugonze, urabyumva? Ati subi mugonze, amafaranga yo kumuvuza namuvana. Ati se ubu nahita njya mu bitaro. Urumva ibintu byose umaze kurema kubera kutizera. Uyisurema ko umwana wamugonze, uyisurema ibitaro, uyisurema amafaranga yo kumuvuza, uyisurema icyakurikiraho agiye mu bitaro amafaranga akagushiraho, tayari wisuba umukene. Urumva ni nk'urugero, sinzi niba rugumvikana, ariko nta gihe na kimwe Satani aturemera, ahubwo agutera ubwoba wowe karema. Niyo mpamvu tugomba gukoresha ubuzima bwo kwizera Kristo kugira ngo dutunge Kristo abe muri twe, Kristo ature muri twe, ari we uyobora ubuzima bwacu umunsi ku wundi. Jedewo ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha kandi kwiteho. Urumva? So rero twibaze ikibazo kimwe, ese umwami w'isi ntacyo adufiteho? Ikindi, twirinde gufungura imiryango. Buriya Bibiliya ivuga ngo kwirinda ibizi ikivuga, ni ukwirinda mu bintu byose. Buriya hari nk'igihe umuntu atekereza, par exemple nk'abantu bakunda kugira ibigare, ukagira nk'ikigare, umuntu akaza ngo tugende, ntuzi naho mugiye, ukaburagiye. Mu by'ukuri ibyo ugiyemo ntunabizi, ntuzi ngurahura n'ibiki, ariko wicaye ugatese aranjyanye ngiye hehe? Ese ibyo nari ndi gukora ndabikora gute? Ese uyu munsi nta gahunda nzima nari mfite, nta gahunda nari napanze? Ugasanga umuntu buryo utiha organisation, utiha gahunda, uwo muntu mu kwirinda biramugora. Biramugora, kuko umwanzi w'ibintu byose akora aba bifiteho plan. We ntago abakanuye areba, ntago asinzira, ahora areba. Gusa nuko umwami Yesu Kristo atubereye maso mu bintu byose. Urumva? Nababwiye umwanzi nta kintu kimwe we azi kurema. Azana ikintu cy'ubwoba cyakadushyiramo kutiyizera, ubundi we akarema. Kandi iyo amaze kurema ahita akugiraho ubutware. Ndabaho nk'urugero rwo muri Edeni, Adamu na Eva bakiremwa. Adamu na Eva, Satani yaraje abereka ko nta bushobozi bafite nta butware bafite. Arabwira ati ariko iriya mbuto muyiriyeho nta kibazo mwagira. Urumva yabagiraga inama, ashaka kubereka ibyo we yabarushije, ubwenge yabarushije. Baricara barabara ati ariko se wayiryaho koko? Barayirya. Imana ije ibajije Adamu ati se, ati byagenze bite? Ati ni umugore wampaye. Ubwo Adamu yahise yikuraho ubutware, kandi Imana yari yarabumuhaye. Abajije umugore ati se byagenze bite? Ati ni ya nzoka. Ubutware babahaye inzoka, gutyo niho umuntu yahise atakaza ubutware. Sibyo? Nuvuga ngo ibyo byose byaremwe nande, byaremwe no kutiyizera. Satani ahita yinjira. Nuvuga igihe cyose umuntu afunguye umuryango, Satani arawinjiramo. Ariko inkuru nziza ni iyi ngiyi, nuko umwami Yesu Kristo yaraje aramanuka amubwira ati garura ubwo butware watwaye. Niyo mpamvu arangije iby'umusaraba yavuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nuvuga ngo ubutware twari twaratswe ku bwa Adamu twari tubusubiranye. So rero no mu buzima bwa buri munsi hari igihe dutakaza ubutware kubera kutizera ububasha Kristo yaduhaye, no gufungura imiryango idakenewe. Imiryango idakenewe ni imiryango myinshi umuntu afungura. Nese utagiye mu kabari bagukubitirayo? Utagiye mu kabari se bahurayo n'indaya? Utagiye mu kabari se abana bawe baburara utabahaye? Ni nk'urugero, ariko Imana imbabarire n'abanyumva bambabarire. Gusa ariko ngenda bereka realite y'ubuzima bwa buri munsi.
ntawe ntunga urutoki, ariko buri gihe iteka ryose imiryango nitwe tuyifungura. So iyi miryango rero nibyo nise ka gasumari, ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho. turebe mu mitima yacu turebe ko nta kintu umwami w'isi adufiteho. ariko igihe cyose ukorana n'umwuka wera uratuza, nta guhubuka, ukora ibintu ku murongo, ukorana ubwenge, kuko Bibiliya iravuga ngo aha bamwe kugira ubwenge, aha hamwe kugira ubumenyi, aha hamwe kurobanura imyuka. Kurobanura imyuka mbivuze muri terime ya kirokore hari utabyumva, ariko kurobanura imyuka ni discernation, ni esprit de discernation. abantu b'abasaje bafite ubwenge bari wise nibo bicara bakareba atari iki kintu ntukare agahita baganiza ati ikintu nikigenda gutya kizagenda gutya, akabatoya kambe nitonze kujyayo, kambe nitonze kugikora, banze ntekereze neza ukuntu nzagikora. uwo ni umuntu uri wise, sibyo? so rero mu gihe cyose ukorana n'umwuka wera aguha gutuza no gutekereza. ikintu cyose ukagikora wabanje gutekereza neza utuje. iyo hajemo gutuza nta guhubuka kuzamo, iyo hajemo gutuza nta decision mbi ufata. ukoresha umwuka wera neza muri wowe, ukavuga uti uyu munsi mu gitondo ndabyutse ngiye mu kazi, ndajya n'aha ndakora ibi. hazamo imprévu nabwo ukitonda ukavuga uti ariko se iyi imprévu yari iteganyijwe, reka ndebe ukuntu nyikora nyanarize. abo ni abantu bari wise. abo rero biragoye ko satani afungura imiryango mu buzima bwabo, kuko umuntu uhubuka toujours satani amufunguriraho imiryango. kuko akenshi uzasanga sinzi niba nabyita guhubuka, harimo guhubuka, iyo nayo ni iyindi defo, ariko harimo no kwiheba. umuntu agakora ibintu ku kwiheba, nta gutekereza, cyangwa harimo n'ibintu byitwa ibigare. ibyo byose ni imiryango ituma satani kutwinjirira bimworohera. niyo mpamvu nababwiye ngo uw'isi, ngo Yesu aravuze ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho, nta rubanza, sibyo? nta rubanza. kuko nigeze mbabwira inkuru ziri muri, niba ari muri Maraki, niba ari muri Zakariya, simbizi, ahantu satani yashinjaga Yosuwa ngo yambaye ikanzu y'ibizinga, sibyo? ngo yambaye ikanzu y'ibizinga. urumva ko hari icyo yamubonagaho, ariko kubw'imbabazi z'Imana avuga ngo abwira marayika Mikayeli ngo mukuremo iyo kanzu, mwambike ikanzu yera. ni ukuvuga ngo igihe cyose dufite icyo umwami w'isi adushinja, ahora turega, kuko ubwo butware yari yarabuhawe. ahora turega ati kandi rega n'iki ntikigenda, reba nk'ukuntu yatinyutse kurega Yosuwa wakuye itorero rya Isiraheli akaryambutsa, yakoranye n'Imana, sibyo? ariko yahoraga murega ngo yambaye ikanzu y'ibizinga. so rero ndagira ngo mbabwire ngo umwami w'isi se ntacyo agufiteho, ntacyo utunze cye, kandi umwami w'isi ibye birazwi. buriya Yesu ajya kuvuga ngo haranditswe ngo ntukice, ntugasambane, ntukabeshye, nuko yarazi ko ari ubutunzi bw'umwanzi. ahubwo rero niho ubutunzi bw'umwanzi buri: ishyari, urwango, kubeshyerana, kugambanirana, kugayana mu mutima. umwami w'isi rero urumva ashobora kuba atuye mu mitima yacu cyane. ashobora kuba yaratwigaruriye tukaba tutabizi, sibyo? ngo umwami w'isi ntacyo amfiteho, niko Yesu yavuze. so rero tumekinge sure ko umwami w'isi ntacyo adufiteho. buriya Yesu ahora afunguye, ngo umwenda ngo warahera ngo wacitsemo kabiri. abantu benshi baravuga ngo buri wese yigererayo, nibyo twahawe ubwo burenganzira, ariko Imana yahise avuga ati bana banjye mwese ndabakiriye, mfunguye umuryango, mwinjire. so rero kugira ngo tutagiraho urubanza rwo ko satani avuga ngo dore ikanzu ye iyuzeho ibizinga, nimureke twinjire muri uriya muryango. noneho umwuka yarabane natwe, agende akuramo buri gasumari kose k'umwanzi kari muri twe, agenda akirukana, agenda agakuramo, kugira ngo tubashe gusa n'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabera nk'uko nanjye nera. sinzi niba turimo turabyumvikanaho. urumva? noneho ndagira ngo mbibutse ko Kristo ari we mucyo. umuntu wese wumva ashaka kwakira agakiza namwatuza. ntacyo bisaba, ni ukwakira Kristo ukavuga ngo ndamwemeye uyu munsi, ambereye umwami n'umukiza. nta mbaraga bisaba. kera najyaga numva ijambo bavuga ngo abarokore, ariko nkajya mvuga reka aba nabo barakabye, twese babona dusa nabi.
buriya iyo utari wajya mu gakiza ntusobanukirwa iryo jambo kwakira agakiza icyo risobanura. Mu bakatolike ho ngira ngo ni uriya seremoni bakora yo gukomezwa, kuko iyo wumva amagambo basubiramo baba bakomezwa, bahinduye ubundi buzima bagiye mu bundi, nuko batabikora nk'uko abarokore babikora. So umuntu rero wumva yakwakira agakiza yasubiramo aya magambo. Ndagira ngo mbabwire ngo agakiza muri Bibiliya kari mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9. Cya 10 umurongo wa 9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Nta kindi kintu bisaba, ni ukwatuza akanwa kawe ariko ukabyizera. Ukavuga ngo k'urugero niba wari mu gihugu cy'u Rwanda uyoborwa n'amategeko y'u Rwanda n'umuperezida w'u Rwanda, ugeze Uganda uhise wakira undi mutegetsi ukuyobora, uhise unamanika akaboko urarahiye ko akuyoboye, utangiye no kugendera ku ma principles y'icyo gihugu, amategeko y'icyo gihugu. Niko n'ubwami bw'Imana bumeze. Iyo uvuye mu isi niyo mpamvu bahita mu isi ukajya mu bwami mu yindi si y'ubwami bw'Imana. Nubwo nuko mvuze mu yindi si, mu bwami bw'Imana uba wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza uvuye mu yindi si. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo mwebwe muzapfana ibyaha ngo kuko mukomoka kuri iyi si, ngo ariko ngiye ndagiye. Nuvuga ngo yarimo yerekana separation, yarimo atandukanya ubwami bw'iyi si n'ubwami bwe aho agiye. So rero iyo uvuye muri iyi si, iyo uvuye muri iyi si ukajya mu bwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo ku isi ubugaragara n'uyu mubiri, ariko mu mwuka uba warahindutse umwana w'Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo turi abana b'Imana, ngo si kubw'amaraso ngo cyangwa kubw'umubiri, ngo ahubwo ni mu mwuka dusa n'Imana. Kuko ndabibutsa ko no mwiremwa Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe, nta shusho y'Imana yahagaragaraga, kuko umuntu deje yari amaze iki cy'inyuma cyari kimaze kuremwa mu byondo. Ntabwo ari iki cy'inyuma rero umwami Imana yavugaga se nayo, kuko Imana ari umwuka. So rero hari mu mutima wacu hari umwuka, niho hahita ubuturo bwa Kristo hatagaragara. So niyo mpamvu rero iyo uvuye muri ubu bwami ujya ubundi bwami ariko mu isi y'umwuka itagaragara. Niyo mpamvu rero byitwa agakiza. Aho rero ngiye baravugaga ngo abarokore, ngo abantu bakijijwe, nkafasa abantu nabo barakabye. Ubu se twebwe turi iki? Ariko maje kugera mu gakiza naje kubisobanukirwa. So rero nashaka umuntu wese wumva ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza amwakire, kandi umwuka wera avuyemo amfashe ahita abikora neza, kugira ngo abantu babashe kumva agakiza icyo ari cyo, itandukaniro ryo kubaho udakijijwe no kubaho ukijijwe. Mwasubiramo aya magambo ngo Umwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, ndakwiringiye, mbabarira ibyaha byanjye bya kera byose, nkuwe mu gitabo cy'urupfu nanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nakiriye amasezerano yose yawe, imigisha yose y'abana b'Imana ndayakiriwe, ibya kera biribagiranye, hindutse icyaremwe gishya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urumva ko ntabwo ari ikintu gikomeye, ni ugushifitinga gusa, ni ukwatuza, kuko uba wemeje umutima wawe yuko uhinduye ubwami, warangiza ukatuza ururimi rwawe. Ikiba gisigaye ni umwuka wera gukora umurimo we. Gusa nawe haba harimo utuntu nka dutatu tuba dukenewe: ubukeneye kubatizwa, ubukenewe gushaka Bible, nta mukristo adafite Bibiliya, kandi ubukeneye no gusaba umwuka wera akakuyobora itorero usengeramo. Ibyo ngibyo biba bikenewe, kuko itorero nta mwana utagira urugo. Urumva niba ubaye umwana w'Imana ugomba kugira aho urererwa. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nta kundi kuntu wamenya Imana yo mu ijuru, Umwami Yesu Kristo n'umwuka wera, udafite Bibiliya. Ikindi cya gatatu, kubatizwa ni byiza, upfana na Kristo ukazamukana na Kristo. Njye ndabyibuka umunsi mbatizwa nahise numva ndi clean, nahise numva mbaye umuntu mushya. Biriya bintu biri spirituel, ntabwo ari ukubeshya, nibyo. Abantu babinyuzemo ibyo mvuga barabyumva, ariko nk'iyo umuntu yaje kuvuga ubutumwa bwiza no kuri social media, ntabwo ababwira abantu bakijijwe gusa, hari n'ababa batari basobanukirwa ibyo ari byo.
so ndabashimiye rero kandi ndabakunda, bahaye devoir ivuga ngo ese ngewe umwami w'isi ntacyo mfiteho. So rero irembo rya Kristo ni ugusenga, isengesho ryose wasenga usaba Imana ngo umfashe ikitari cya Kristo ikitari icy'Imana kimvemo, ko biravanga igiti cyose kitatewe n'Imana kizarandurwa, nubanga ikintu cyose giteye mu mitima yacu kitari icy'Imana kizarandurwa. Kandi igihe cyose umuntu aba mu byaha aba yikururira urupfu, nta burinzi bw'Imana buhagije buba bumuriho, kuko abamarayika ntibakunda kuba ahantu handuye. Niyo mpamvu uzareba umuntu uri mu isi y'umwijima ahorana insekirite, ahorana insekirite. Nigeze numva umuntu w'umudamu ngo sinzi ibyo bava ngo atanga abantu bikuzimu n'iki, ariko yabaga yicaye mu nzu agahora avuga ngo mufunge inzugi ngo hatagira abantu binjira. Kandi Satani agiye kwinjira ntabwo bimusaba kwinjirira mu rugi, iyo wamufunguriye umuryango ariyizira, kuko muba mwarabaye inshuti, muba mwarabanye gusa. Ariko nta muntu Satani akunda, ashaka kugukoresha. Ni nka kwa kundi umuntu arya igisheke yamara kukirya agatekera gishushungwa, nawe iyo akuhaze yumva atakigukeneye, icyo aba ashaka gisigaye ni ukukwica ugapfa udakijijwe utageze. Ni naho ubwiru bw'Imana butangaje. Buriya ntukazaheba umuntu ngo ibyo byararangiye, ubwiru bw'Imana naho buri, ntumenya ahantu umwami Yesu Kristo yabonaniye n'uwo muntu akamukiza. Satani rero yamaze kugushungura gutya, amaze kumaramo uburyohe bwose, ako kanya akora ibishoboka byose ngo akwice kugira ngo ayo mahirwe utazayabona. So rero ducekinga imitima yacu kugira ngo urugendo rw'isi turugendanemo neza n'umwami Yesu Kristo. Biratangaje cyane ko Yesu Kristo avugwa imyaka yose yo kubaho kwanjye aravugwa. Ibitabo bimwe barabyandika bikaba expire, bakumva ngo umuhanga runaka yigeze yandika igitabo ngo avuga kuri iki, ariko Kristo aravugwa buri munsi, ku isi yose aravugwa. Uzandike Yesu Kristo muri Google uzarebe amapaje azaza, bizakwereka ubwami bwa Kristo ukuntu buganje. Kandi ntabwo ari ubwami wavuga ngo burarwana kugira bugire icyo bugeraho, ni ubwami bufite ukuntu burwana. Pawulo aravuga ngo intwaro zacu ntabwo ari izi ngizi z'umubiri, urumva. So rero ndashaka mbamenyeshe ko ingoma iriho ni ya Kristo kandi izahoraho iteka ryose. N'abana tuzabyara bazamuvuga, n'abuzukuru bazamuvuga, kugeza ubwo umubare w'abera uzuzurira, na nyuma yaho azavuga kuko ni umwami w'abami. So ndagira ngo mbamenyeshe ko rero ikintu cyose twaba dufite mu mitima yacu umwami Yesu abasha kugikuramo, kuko nta kintu na kimwe kimunanira. Iyo Bibiliya ivuga abantu Kristo yagiye akorera neza, yagiye akiza abadayimoni ngo 7, Mariya Magadalena yakije abadayimoni 7, undi yakijije abadayimoni ingabo, abo bose bagiye bakizwa. So rero iyo ubibonesheje amaso ubona ko nta kintu umwami Yesu Kristo ananiwe. Ikindi ndagira ngo mbibutse ko buriya nta muntu usibye kudaha agaciro umwami Yesu Kristo ataragirira neza, n'abatamuzi abagirira neza. Gusa yigeze abwira uriya mudamu aravuga ngo ibiryo by'abana ntabwo bihabwa imbwa. Yashakaga gusepara, avuga ko abana b'ubwami bahabwa ibiryo, n'abana bo hanze ntabwo babikwiriye. Ariko yashaka kwerekana ko ni cyiza ko tuba abana b'ubwami kugira ngo tubashe kubona ibyo biryo. Gusa uriya mudamu amaso y'umwuka ngira ngo yari yamugezeho, ahishirirwa ko bavugana atari umuntu usanzwe. Nibwo yahise amubwira ngo rega ngo n'imbwa zirya ubuvungukira bwaguye hasi. Yesu ahita abona ko afite kwizera, sibyo? Buriya nababwiye ikintu cyose gitangira kuri rimwe, nawe yahise abona ko bikwiye ko yakwinjira muri ubwo bwami. Nta cyaha umwami Yesu Kristo ababarira. Ngiye kubabwira Ahabu yumvise Imana yakoze acumbikira abatasi, icyo cyamushyize mu bizera. None icyo gihe cyari no ku ngoma y'amategeko, ubu rero turi ku ngoma y'ubuntu, ubuntu bwa Kristo. Nta kintu kimwe umwami Yesu Kristo abasha kutwima as long as turi kumwe nawe. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ni stress y'ubuzima bwa buri munsi twirirwamo, biragoye, ubuzima buraremereye pe, buranakomeye. Ariko iyo mu mutima wavuga uti ndabizi ndi kumwe n'umwami Yesu Kristo, ntago utinya. Ujya kubona ukabona umwaka urarangiye undi uraje, kandi niyo ari n'igihe cyo gutaha nabyo urabimenyeshwa, kandi ukaba uzi ko ugiye ahantu heza. So rero ibintu twumvisha imyaka n'imyaka ntabwo ari ibinyoma, ni ukuri, kuko hari n'ababibonesheje amaso babivuga bati twaramubonye. Hari umupasiteri numvisha avuga ngo yari yihebye ageze kuri point ya nyuma, ngo abona ubwiza bwa Kristo bwuzuye mu cyumba cye.
arangije aravuga ngo ese n'uyu ariko abamubwiriza ubanza batamuzi ngo uyu mugabo abantu bose bavuga nuko ameze, yahise abona ko afite ubwiza butandukanye n'ubwo abantu bamuvugaho. So rero ntabwo ari ibinyoma. Hari n'abatekereza ko abantu bose bavuga ubutumwa bashaka amaturo, bashaka iki. Ntabwo abantu bose muri iyi si babeshejweho n'amaturo. Hari abantu bakize bakomeye muri iyi si kandi batakijwe n'amaturo. Imana yabahaye umugisha, kandi abo si abakozi, si abapasiteri, ni abantu bari mu zindi domene kandi bazibanyemo neza n'Imana. So rero ntimukabona abantu bose bavuga ubutumwa mutekereze ko ari ikintu bashaka. Imana ica inzira ahantu hatandukanye. Birashoboka ko yanjye Imana ishaka kumpindurira amateka kubera ubutumwa, ariko birashoboka ko ishaka no gucisha mu bindi. Imana inzira zayo ntabwo twe tuzizi, gusa ni inzira nziza. So rero muzibaza impamvu isi yose ivuga umwami Yesu Kristo, isi yose ivuga agakiza, kandi n'umuntu ku giti cye tuzarebe ukuntu duteye, dufite inyama yoroshye, dufite imibiri inanirwa. Atari umwami Yesu Kristo n'imyaka 20 ntiwayishitsa. Ni ubuntu bw'Imana. Hari n'abapfuye bakivuka, hari n'abasaze. Ubusaba abasazi tubona mu muhanda nta bantu biganye nabo mu mashuri, ariko ugasanga uri muzima, n'ijambo ntago kuryumva byoroshye. Hari n'abantu babuze akazi, ariko wowe urabizi neza wari n'umuswa ariko uragafite keza. Ibyo byose ni ubuntu Imana igenda ishyira ku bantu bari muri iyi si, ariko kuko igitegereje ngo ahari nabo bazaza, kandi ntabwo Imana ifite kwiheba. Mureke twumvire umwuka w'Imana, twumve icyo adushakaho. Ikidakwiye tukirandure mu mitima yacu kugira ngo tubashe kugenda muri urugendo amahoro. Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibiteho, ibaha umugisha, kandi umwuka wera agende mu mitima yanyu, akore umurimo we kandi umurimo ukwiriye. Icyo nicyo mbasabiye, nanjye nisabira. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho, mukomeze mugire icyumweru cyiza, muzahaye muronke, abarwayi bakire gukira, abafite ibibazo bitandukanye umwuka wera abagenderere, kuko nzi neza ko abasha gukora ibirenze ibyo njye namusaba. Ndabakunda. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho.